Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Made Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 35 episode ni ya 12 aho turi kwiga kudoda iri kote ryacu muri kureba hano. Ni ikote rirerire cyangwa se ikote rya manto dore ngiryo ko rimeze imbere n'inyuma yaba amaboko. Mbere na mbere kabaze nkwereka zimwe mu ncamake. No kuvuga ati twatangiye dufata ibipimo ibi byose twarabirebye kuva kuri episode ya mbere. Turakomeza turashushanya gukomeza kuri episode ya kabiri turakomeza turakatana nkata n'amadekupe ibi byabire kuri episode ya kane. Ndakomeza ibi nibyo bigomba gukurikira mu kanya kuba tabizi dore nkangane imifuka ndakomeza hano ndayikorera iruzura neza si ibyo gusa hano nkatikora ndinganiza nterikora hano dore ngibyo na munsi nazo nzazikenera uzabibona nibigeraho icyanyuma nzasorizaho nibipeso dore ngibyo ndi kubitera nabyo nzabyerekana kote ryuzure rimeze gutya. Rero nta gutinda hano mise ntangira nanakomereza aho twagarukiye ubushize. Ku muntu wagira amatsiko ati se mwarimu ubushize twagarukiye hehe? Twagarukiye aho nari maze gukata ibidubuzo by'amaboko yombi. Dore akaboko ka mbere ngaka n'ikidubuzo cyako biri kumwe kuko nari bifatikanyije na kwa dupini cyangwa se turarukuma rw'udushinge. None n'akaboko ka kabiri nako rikaze nkazane nkakwereke kari hehe dore nako ngako nako naragakase n'ikidubuzo cyako nacyo ngicyo byose biri kumwe bivuze ngo ibipande byose nari nkeneye gukatira ibidubuzo hano byararangiye. Usibye bya bipande bibiri by'imbere hagati na hagati bizajya yikora n'ibipeso hari ahantu ngomba kunga nabikoze ku bushake. Birangomba kubikora nka design cyangwa kubw'izindi mpamvu nimbigeraho nzabisesengura neza. No kuvuga ngo dore hano bya bipande bindi nabyo ndi kubyerekana iki ni igipande cy'inyuma muri hangana hano biramfata nk'iminota 2 mbibereka kubera ko mashaka kubereka ati se ibipande byose koko nagiye mbikata neza dore ngibyo hatagira umuntu uza kuvuga ngo natarutse ndakara agapande kamwe k'inyuma hagati n'ikimenyimenyi ureba ijosi wenda yakabiri renga ushobora kutayibona ariko ukareba ririya josi iry'inyuma n'iry'imbere buriya biba bitandukanye. Noneho kano ni agapande ko ku rundi ruhande nabwo inyuma dore ngako kuko inyuma hagati hari udupande tubiri dusa tungana dore nguruko rwose. Si ibyo gusa haba hakenewe n'uko ku mpande inyuma ariko ndaje ntukwereke gusa nyine tuba atari nariko ngiye kukwereka kwa nyarko turaza kubibona turi guhuzahuza dushyiramo indodo kwa kudupande ko ku ruhande nubwo hari urw'inyuma hari n'urw'imbere kandi birasa usibye ko bitangana ndaje nabyo mbisesengure. Utuso dupande tubiri tw'inyuma nimubonye ko nako nagiye ntukatira ibidubuzo byarwo. Si ibyo gusa aka ni agapande ko ku ruhande gashobora kuba ari ak'inyuma cyangwa ari ak'imbere. Narakubwira ati yuko se decoupe kugira umenye ati aka gapande ni akahe ushobora kureba hamwe hagiye ibera ku gipande cy'imbere hari ukuntu haba hihese cyane mu gihe inyuma hataba yikase cyane. Usibye n'ibyo no mu burebure nabwo urabibona buriya agapande k'imbere n'ak'inyuma utu ngutu two ku mpande tureshyesheje ntabwo tureshya. Wibutse neza kuva kuri episode ya kabiri kuzamura ndi ukata ibipande by'inyuma numva byarabaye nko kuri episode ya gatatu uburebure bw'ikote igice cy'inyuma kibaho kirekire gusumba icy'imbere. Bishatse kuvuga ngo rero n'utu dupande ko ku mpande utureshyesheje uko ari tune tumeze nk'udukoze kimwe rw'imbere n'urw'inyuma ko ku mpande. Tumwe tubiri twaba tureture utundi tubiri tukaba tugufi rero utureture n'urw'inyuma. Dore sasa urabona n'inkwetse kamwe aka n'akandi nako n'ikidubuzo cyako bivuze ngo ahangaha bifate nk'igipande cy'inyuma cyose ari ibingibi uri kureba hano. Wabibonye ibi bipande bigera mu 8 ibitenge ni 4 ibidubuzo ni 4 byose no 8 byose ni iby'inyuma gusa. Noneho rero hano bifate nk'ongeza imbere kano wenda n'agapande k'imbere nako dore n'ikidubuzo cyako gusa turabimenya neza dutangiye guteranya dushyiramo indodo. Ubu ngubu ndi kubanza kubikwereka byose kugira ngo umenye ibyo byagiye biba mu episode yabanjirije iyi ngiyi. Hari ukuntu mba nikatira ibidubuzo nikomereza ntumenye ngo maze gukata ibidubuzo bingahe ku bipande bingahe. Nakubwiye ngo bya bipande byose ziri twagiye dukata kuva kuri episode ya kabiri kugeza ku ya kane. Episode ya mbere ni ukwiga kuko bafata ibipimo uko babigabanya uko bashyiraho amakutire. Episode ya kabiri niho twatangiye dukata. Iya gatatu turakata. Iya kane niho twasoje gukata. Ni ukuvuga ngo bya bipande byose twakaze muri izo episode mvuze iya kabiri iya gatatu n'iya kane byose tugomba kubikatira ibidubuzo byabyo kandi bikaza bingana na buri gapande twagiye dukata. Mwabibonye? Si ibyo gusa kaze nkwereke n'utundi dupande dusigaye burasa urw'imbere hagati na hagatira kwa tundi tujya hikora. Ntabwo ndatugeraho. Durakana ko n'ikidubuzo cyako mbeka agapande ko kandi ubu ngubu sinazabura umuntu wazambwira ngo mwarimu ngo none se ngo warkoretse udupande ngo 5
nanjye rero ngo niko nakatiye gusa, ariko iyo mvuze ati buri gapande n'ikidubuzo cyako aho bihita byumvikana, ariko ntihazabura nyine uzambwira gutyo ya ndashobora kumbwira ati mu byo nerekanye hano ngo namaze kubikatira ntabwo yabonyemo igipande cyo ku ruhande imbere, rero nawe yaragisize kuko ntiyakibonyemo. Niyo mpamvu rero akantu ko kandi biba bisaba ngo buri kantu kose ngakoremo bireba. Dore cya gipande cy'imbere hagati na hagati nakatiye ikidubuzo cy'igitenge, ariko hagana hano hejuru ndagikata ku buryo bumeze kuriya kugira ngo nzunge. Impamvu yo kunga rero muraza kuyibona mu kanya, yaka mu kanya kari buze. Dore rero igipande kinini cyo ku rundi ruhande, biriya bipapuro iyo mbirebye rwose baba abapeteroli biri hafi koko cyangwa amavuta y'imashini. Buriya abatayeri nimba ari ikintu kibatera ubunebwe ndetse kitanagoye ni ugukuraho bino bipapuro no gushyira agapeteroli cyangwa amavuta y'imashini ukavuguta biriya bita gufura. Abantu bafura imyenda murabizi, hari n'abatayifura bitewe wenda n'igihugu urimo. Hari nk'abanyeshuri banjye bari hari nk'uri muri Amerika rwose, hari igihe ambwira ati igihe gufura umwenda ntabyo nzi, dushyira mu mashini ugahita uvamo wumutse. Ariko nariko nyine nanga biraba, ariko nyine ntabwo ari buri wese urwo rwego wahita urugeraho kuko biba bigoye cyane kugira ngo iyo mashini nawe uyigire yayifura iyo myenda. Rero kwa kundi ufura nibyo mvuga, uvuguta umwenda ushyize agapeteroli ku gipapuro uravuguta kugira ngo kiveho, ntabwo ushyiraho uhita ukuraho aho gumera nk'umuntu uri gufura. Mwihanganire ko amashashi sasa rero ahangaha ntibigutungure nkubwiye ko nshobora kuba mpita nzinga bino bipande kugira ngo mbibike ntegereje kuzakomeza ejo. Dore ibipande byose ngibyo, ariko yayo ni uwundi munsi. Buriya witegereje amashusho uri kubona mu kanya gashize, iriya shusho ritarahinduka, nayo ubonye kano kanya hita hazamo akantu ko gucyamwo ukuntu, kuko buriya ariya yari abanje mu kanya ushobora gusanga ndi kuyakora nka saa 12 za nimugoroba hafi saa moya. Aya ngaho uri kureba hano izi ni saa 3 za mu gitondo cyangwa saa 2. Urumva ko rero akantu kw'ishusho ntikabura guhindukaho gato cyane katagaragara. Umuntu wakoze amashusho ngiye mitambimenya. Ni ukuvuga ngo rero umuntu utarajya muri groupe y'amasomo, groupe y'abatayeri, nk'ubu kuko utegereje iki? Urareba iyo nimero aho hasi ukayirengagiza, ntabwo uzi ibibera muri groupe. Abandi bajya muri groupe akamaramo icyumweru kudoda yarabimenyereye rwose, ukibaza se bibera he? Konse ko ibintu byose bica kuri channel hano Voice Made Rwanda TV abicisha he handi ku buryo ntabasha kwibonera kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo muri groupe y'abatayeri hari ibiganiro byinshi, ibisobanuro byinshi babagenda babazanya ku mamodeli nawe bo bikeneye. Rero mu gihe cyose utari muri la groupe uri guhomba, nta kindi bigusaba kidasanzwe pe. Ibintu byose biroroshye. Abantu bavuga ati mwarimu ngo none se nyandikira kuri WhatsApp cyangwa ujye muri description cyangwa muri comment ujoininga groupe yo kwandikishiriza murayisangamo, nayisizemo link yayo, hanyuma uhita ujye wandika muri iyo groupe ati mwarimu nanjye ndashaka ko mushyira muri izo groupe numvishe muvuga rwose ndagufasha. Ariko abantu mubikora ko kanya ngo mpite mbasubiza, ubwo se nimba ubikoza kandi gusobanura ndagusubiza gute? Tegereza nibura hagati yo kuva ku kanya kugera mu masaha wenda nka 28 munsi umwe cyangwa mu munsi umwe n'igice cyangwa 2 ndaba nagusubije. Ariko akenshi impita ko ngusubiza ntago ntinda, ariko ndamutse ntinze uyavuga ati kamuhamagare, urampamagara ko ndi gusobanura ndakwitaba gute? Ibintu byo tubitekerezaho. Sasa rero hano ndafata akaboko kamwe biriya nari nkoze nawe ugomba kubikora, ukegura duburira ukayikuraho kuri nari mbikoze. Ko benshi aho ndi kuvuga amagambo menshi kubera iki koko? Noneho rero ndapima nurutse mu kwaha yageze hano hasi gato, mpime nibura 2. Ibyo nari nkoze mu kanya urabibonye. Na hano ku rundi ruhande naho mpime 2. Iyi 2 mpimye abantu biga turayikeneye, ariko umuntu umenyereye kudoda rwose ntabwo yirirwa pima. Ni ukuvuga ngo hano 2 igera hano nciye umurongo, niho ngiye komeka frizoline yacu kugira ngo hakomere. Buriya rero ikote hari ahantu henshi yabahometse. Nuko nyine uribona ryuzuye, ariko mbere ku bubi hagati na hagati mw'imbere haba hari amavirizo n'ahantu hagiye hatandukanye za tisikora. Debyo nari nkoze mu kanya, wowe uraza ukuremo tuno twuma hano hagana mu rutugu. Ngiyo nari nkoze mu kanya sinabivugaho. Nimara kudukuramo ikidubuzo nyegure kuriya, nimara kucyegura nze hano ku bubi bw'akaboko. Simbisobanuye ubu neza. Ninze hano ku bubi mpime 2 hano hano mpime 2. Ariko kwano kububi niho nkubwiye. Noneho rero kwa 2 nimara kugapima mwite ko nca umurongo uturuka
kuri kabiri ku ruhande rumwe wambukiranya ugera ku kandi kabiri ko ku rundi ruhande, uwo murongo umeze gutya. Noneho rero guturuka kuri uwo murongo kujya hejuru mu rutugu ndahomeka hose. Ariko ku muntu uzaba amenyereye kudoda amakote cyangwa se amenyereye kudoda, hari igihe atazirirwa apima agapfa kugereranya. Noneho cya kidubuzo cyacu niyo mpamvu nabaye nyeguye, nibyo nakoze mu kanya ndi kwiganirira sinabyitaho, ariko aka kanya mbyitayeho. Umuntu wari ugize ikibazo cy'uko nari mbarangaranye, nizere ko aha ngaha rwose ikibazo gikemutse. Nanjye buriya biba bimbabaje hari igihe mpamvu isomo narihagarika nkabanza ngasubira inyuma nkajya gukemura ibibazo by'ahantu mbonye ntirwaye neza. Ariko mujya mwihangana nyine, mwarimu ataganiriye nawe yasinzirira ku masomo. Gusobanura ntibiba byoroshye, hari igihe usobanura ahantu hatari ibisobanuro byinshi ukaganira, nkayibaze ko buri gihe uba ushaka nta nubwo mfata umwanya wo gushaka ibiganiro, ahubwo birikora ntumbaze ibyo mvugaho mbikura, kandi aba ari ibyanyabyo. Sasa iyi pasi yacu dore ngiyo, kano gapasi gasigaye gashaka gutwika, twakaguze mu nkunga zo gukora amasomo. Ndashimira abafana mushyigikira amasomo, by'umwihariko abantu muyashyigikira rwose bati mwarimu nditanze. Dore iyi pasi yavuye mu mbaraga zanyu, biti iyo bitaba mwe ntabwo iyi pasi mba nyifite. Isoko wenda mwarimu wenda ari kubura ubushobozi bya burundu, ariko nyine mugomba kusapotinga, si ngombwa mwarimu ahangayike buri kantu kose. Dore n'iyi mashini kudoderaho hano, iyi mashini wayibonye? Iyi mashini ni inkunga zanyu. Abantu bavuga ati kanshyigikira amasomo gutya na gutya, ese mashini tuyigiraho, ibyo dukoreraho ntibigufasha. Rero iyi mashini yavuye muri za nkunga, ubu utanga gushyigikira amasomo, ngo ndabwira ababikora. Sasa rero hano ndagomba kuhomeka nk'uko nabivuze. Ndafata virizerine yacu, iri kwika ipasi. Wayibonye hariya ku ruhande ahantu irwitse? Umuntu utabibonye sinzi nyine, ariko reba hariya ku ruhande nkujeje iri kwika. Nyine izi pasi ntabwo zikunda kugira umuriro mwinshi, ariko hari igihe ngo ziyiporomora, tubyita ngo ni uguporomoka. Wajya gutera ugasanga umuriro ubaye mwinshi cyane, ariko urawugabanya. Ariko nyine hari igihe ushyiramo akagero karinganiye ugasanga wowe ubwawe yawuporomoye irawongera. Ibyo byose rero ugomba kubyakira, bibaho nyine. Nka hano si ngombwa ngo negure virizerine n'ubundi hariya ntacyo biri bwangize, cyangwa nshaka nanayegura gutya mbikoze. Iki pasi ngomba kubanza nkayihanagura, nubwo ntari kubyerekana hano muri kamera, ariko dore ngibyo ndi gukora. Ngiye nkoresha urwembe, ariko n'abajya bavuga ati urwembe rwica ipasi, ariko nyine ngiye nirwo nkoresha. Hari abakoresha ng'ingwa, abakoresha ngo ibinini, mwangiza ibinini gusa. Ntabwo muzi ko hari abantu baba barabibuze rwose, utagira ngo mwari wari paracetamol wigura 200, yose si amafaranga. Ariko uzi ko hari umuntu wabuze ibyo binini rwose, ariko wowe ukazipfusha ubusa uri kubyageza hano ku ipasi. Ibintu bona gufasha baguhana. Uri gukora amakosa uri guhemuka. Kuba ufite ubushobozi bwo kugura ibinini byinshi ntibivuze kujya kubishyira ku ipasi byangiza, ahubwo koresha nyine ibikoresho byabugenewe, ureke kwangiza imiti. Usimvuze neza, abambagiriye inama umunsi uzabikora hari umuntu ukubona wagira icyo yabikora akagukosora, ntuzavuga ati mwarimu sinakuburiye. Biriya bintu ni bibi byo kwangiza imiti. Hari ukuntu ngo ipasi ngo iyo hagiyeho ibintu biyanduza ngo zirimuraho akanini, ariko kiriya kinini ngo kiranuka we, niko benshi bavuga. Ariko ndetse ndabikora ntabwo nakangiza imiti yabaye yibura. Ngomba kuyibika neza, ejo n'ejo bundi nayikenera, cyangwa se mugenzi wanjye akayikenera. Muri abaturanyi dore aha ngaha mise nomeka bisanzwe. Buri ushobora kuba wowe utarwaye umutwe, ariko nyine ukabona umuturanyi aravuze ati nta gaparacetamol ufite ngo umpeho, uhita umuhawe. Nyine si ngombwa ngo nubwo ubifite ibyo binini ngo abe ari wowe wenyine uzabikenera. Igihe umuturanyi rwose aba atabifite hafi cyangwa yabuze ubushobozi bwabyo, ugahita rwose umufasha kandi akamera neza, aho kugira ngo uze ngo ugiye kwishyira ku ipasi byangiza. Ngo biranuka, ngo ariko niko njya numva. Ngo cyane pe. Reka dusubikire hano rero, ndabakunda cyane. Tugiye gusubira muri episode ya 13 mu kanya, kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe. Mubwira ngo dufite groupe y'amasomo, groupe yo kungurana ibitekerezo y'abatayeri. Ni karibu muri Isanga ku bakeneye kwiga kudoda. Andikira mwarimu Valence kuri nimero ya WhatsApp, ndagufasha kujya mu bandi nawe. Menya neza ko wakoze subscribe, kandi ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo unamenye ko wamfollowinze kuri TikTok. Kujya kuri TikTok wandika Valence Meddy Rwanda TV, nawe umfollowinge kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Bye bye, ndabakunda. Ariko abakeneye kwiga yifashishije uburyo bwa Zoom, namwe rwose ni karibu nimuze. Hari ukuntu uvuga ati wenda ndiga hano pe nkabibona mwarimu akora akantu ko kandi, ariko nge najya kubikora bikananira. Iyo bigenze gutyo rero
uba ukeneye ubundi bufasha nko kuri Zoom kugira ngo byose ujye ubikora mbireba, mubwire uburyo tubikoramo, utaza kongera kwibeshya kuko hari abantu biganye ibyo nakoze. Reka namwe rero nimuze mbigi